ubukwe ariko babandi bo muri Kongo no babandi bakora abakongomani no Minimike babandi bakora inkuru zo muri Kongo no ari hafi kurushinga nawe simbashaka ariko ndashaka kubaza napure gushaka kandi uko bagarenze n'umufitiye umunsi nzakwicarira kuko nawe ungeze hano wa mugore we ungeze hano ungeze hano uwenye uramuzi angeze hano ukora inkuru zo muri Kongo se ungeze hano Turekirangire kuri umugore uvuga ngo wageze iyo ujya wenda tunabyinjiremo ntabwo ndibuze kumentioninga amazina y'abantu ariko gusa amazina ndibuze kuba muri iki kiganiro ni izina rya Miki n'izina rya Aga kuko n'abantu bazwi ku mbuga nkoranyambaga ngo hari umugore umumereye nabi ngo ikindi ngo wivanga mu buzima bwe ngo ariko uwo mugore afite umugabo mwiza kandi uko umugabo ni umugabo mwiza pe nta kibazo agira uranamuzi kumbe nabonye abantu bari kubyitanya bari gufata bagashyiraho umubyeyi di Miki se ajyana ikibazo nta nura umubyeyi uhe ni umubyeyi se bari gushyira ifoto ya Scovia hasi oya wese basi Miki yajyana ikibazo na Scovia siko numva nawe wanditse yavuze ngo hari umugore twagira ikibazo ngo wowe umuri gukora inkuru zo he zo muri Kongo harya ntuze yagiye inde singira ngo sijya gukora inkuru zo muri Kongo Sandrine se ngeze Sandrine kese nkwereke chat hano zana ndebe nihere ijisho n'ubundi ngo amaso ararya nkwereke chat shaka kwereka uyu ni Miki oya buretse hano akuvuga ngo iki ni umwana mubi cyane ni umwana mubi cyane izina nturisome munsi gusa urumva nabi izina ariko uri kubibona ko nimo ndabona uwo ari we ni izina ahita akubwira ngo nde ni umwana mubi cyane nabanje kugira ute kumubwira izina ry'uwo muntu none se mu nkuru nakoze aravuga ngo muri post iravuga ngo abaturanyi mikatuye Norvège okay Scovia atuye he ndakubajije atuye urenze mu Gatsata komeza hirya za Karuruma uyu mugore rero we ko uyu mugore buryo yishyuye umwana yuganira na mama we avuga ko yafashe umwana amukata bimwe mu bice by'imyanya y'ibanga ku gitsina gabo urabizi arabyemera se basi hoya niko basanze ngo bimeze niko babonye ngo umurambo umeze basanze ku mafoto ngo bamuteye ibyuma mu mbavu urumva umwana w'imyaka 3 kumukorera ibyo bintu byonyine ahubwo nayo maraso atakugenzemo niba gukora bikoze utangire kujya useka nawe byaba ari ikibazo uyu mugore rero we yageze ku rukiko ubwa mbere agera ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata yaje abona barimo baramufirima aravuga ngo mumfirime nyine ngo munyishyura se ngo nabaye mu star ngo mumfate akaza abona kubyina mu gihe abandi noneho basohokanye muri iyo modoka barimo barasohoka bafite agahinda ubona bashaka no kurira urumva ariko we noneho arimo arasohoka abyina uyu mugore rero nabonye mbona menshi bigaruka avuga ati shoko ari uburyo yakoresha kugira ngo agaragaze ko yari afite ikibazo mu mutwe reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane twizeye ko mumeze fresh twizeye ko mumeze neza cyane aho muri hose natwe turaho tumeze uku nguku nyine nkunda kubabwira ngo mujye mukunda gukora cyane ndetse no gusenga cyane niho Imana igenda iduhera umugisha twese hamwe muri rusange amazina yanjye nitwa Kim ni The Dynamic Show mbahaye ikaze mu kiganiro imbere yanjye ndi kumwe na Nepo Moga Classic Shoot ariko shaza zihunguye ase bura kingi bari gufata reba ko mandi kumwe n'abantu mwana erega amato tugiye kubwira abari abantu biyubaye turabifata nose tuze muri Classic Shoes agatise n'agapira ubundi ngo abasitamenya rugenge nuko biyambikije oya nyago no muskama yese mbarirwa mvuze ko uri mbara ka free zone ntago mvuze ko uri umusikama ahubwo mvuze ko wisanishije niko nyanumva buriya ngo wabambaye udukweto nk'utwo udutise uturakosta kabisa cyangwa udushati ariko batwambara umunsi n'udusaha ku maboko twambara umunsi umwe n'umucongo kabisa utemye uko kwawe nyine Imana yaduhaye igihugu iduha n'abanyarwanda ibintu biba mwigirane ibanze ko mwana ndabishimishije ko tugiye gukorana ikiganiro umwana kubera ko 2023 na gatatu niho ugiye kuvuga nshobora kuba nyine 2023 nabaga nicaye aha nabaga nicaye aho nawe umeze nka kingi hari inyuma hano hari umutumirwa gusa ubushatse kumvikanisha
wari umukameramani. ako twibagije ibihe twahuraga nawe wicaye nkaha nanjye mbicaye Yego. ukuntu bingana none se ntari no ku Dynamic se baraza kunkunda cyangwa barandika comment ngo Jihad ari nyaboneka mumbabarire mumari impungenge ni ukuri kose komanteri ntabwo ushobora kuyigura hoya yoga nta kibazo nta kibazo none se Jihad ko ari umuntu wacu kandi nanone ni icyuho mani kuziba bizafata igihe ni umuntu wacu ikindi buriya Jihad subo Jihad kwa turi kenshi cyane ni umuvandimwe so ni kubera Imana tuzajya turi kumwe ubundi turi kumwe bisanzwe ati Okimu yacikanye telefone n'imodoka ya Jihad narazumbiye narayibona narayibonye naboneka dore bita bakanda nzugi dore basigaye bameze nabi cyane umukanda nzugi n'umukire mani nta mukanda nzugi w'umukire none se gutya ariko ntabwo wabarenganya iyo umuntu ari gushaka icyo kugihundura mu twato nibyo baba bashaka ibyo ni ibinyoma kwanza wowe ukuri kw'ibyo bintu ntabikora biriya nibyo nyine amagambo baba bavuga mba numva utanabigarura nta muri birimo ntacyo kubivugaho kiba kirimo ni ibinyoma icyiza no kubabonye ko ari ibinyoma n'ibindi byose biri kuvugwa ni ibinyoma ariko ntabwo ari ngombwa ngo umuntu aze hano aze kuvuga ngo ibi bari kuvuga bimeze ukuntu we babikubwira uko biri cyangwa uko babishaka umuntu mu utekereza ufite ubwenge abagomba kumenya kuri n'ibiki byose ibinyoma akagira uko ushaka kujyana n'ibinyoma ujyana nabyo ushaka kujyana n'ukuri ujyana nabyo ariko kuza ngo nsobanure ngo ibi n'ibi si ngombwa to ufata uko ushaka ariko hari ibintu abantu bakunda kugarukaho cyane abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kubera iki abantu wa muntu mani utazi n'uko ibintu bikorwa utazi n'uburyo akazi gakorwa abyuka akigira umubloga umusitari ku nkoranyambaga agaca n'urubanza ugasanga nabizi ari gushaka kubimenya kurusha twe tubizi abanyarwanda ndetse n'abarundi ndagira ngo mu bintu tuza kuganira nabyo tuze kubivugaho kandi nibuze kugukotinga muri post yawe wigeze gupostinga ubwo amatariki turayareba nabitsa aga screenshot ndavuga ati umunsi tuzahura tuzabiganiraho nayipostinze he kuri Instagram Nepo_M ubwo niyo Nepo Museni M ivuga Nepo Museni uraro kuruma ndi kukureba nibuka udufoto tumwe na tumwe aza kuki mutaza ni nziza n'izuyu munsi abanyarwanda ko nabihereye ibintu byiza bakabikunda ku Rugendo TV bakajyaho bakakora subscription ngo ngenda namamaye kuki tagomba kwishima yirukanye Kamana oya ntabwo yanyiruka kandi ari boss wanjye wowe waramwirukanye uravuga ati kamyikoranye boss ntabwo namwirukanye nuko rero Nepo Museni wijanditse Jean Paul Museni tumushimire tuyishimire tumushimire cha fata iryo ngiryo fata irya Nepo yandi yihorera tugiye kuganira ku bintu bimwe na bimwe dore ko nawe n'ubundi abariko sibunda kuvuga ntibakuzi uri umunyamakuru kuri Urugendo TV shene yawe cyazura umukire kuri shene yawe kandi umukozi ndi umukozi ibyo birahagije upfa kubukora neza yego tugiye kuganira yo Nepo ndagira twinjire mu kiganiro yego Nepo tugiye kugirana ikiganiro kuganira bimwe na bimwe ku itangazamakuru ryacu ndaza kwifashisha post yawe itangazamakuru kigarimo abantu bakora ari uko bamaze kugera uburyo bakandira harimo ingeri zose bamwe na bamwe bijya gusa ntago ari bisa bijya gusa na bya bindi ngo irondo ryivanze n'iki n'iki kuko hasigaye harimo ingeri zose twihereyeho ariko nabo bariye Imana izabatabara tuzahabwa impundu dutabarutse ndabizi ese ko ndacyumva muvuga ya kampani yatunguraga abantu nibyo naringiye kuko uburenye wirete imbere yuko twinjira mu kiganiro ndaza kubanza mbwire abantu dore ko tunayegereje iminsi ya Sevrante ejo bundi kwa kabiri ku itariki 14 abangaba bitwa Surprise Empire Rwanda aba ushobora kubatuma aho uri hose haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda ushobora kubatuma aho udafite umwanya kugera cyangwa se aho bitari buze guhita bugukundira kugera cyangwa se ku bushake bwawe kuba udashaka kugerayo ubwo ni mu birori bimwe na bimwe bitandukanye waba ufite ibirori by'isabukuru y'amavuko ufite ibirori bya graduation ufite guhemba umubyeyi wabyaye ufite
gutungura umwana wavutse muri cya gihe cyo kumwita izina Yego. urabyibuka Yego. kumwe badutumira tukarya ufite umusheri wawe ushaka gutungura mpere no kuri wowe wa musheri wawe ubaye Entebbe Bugande ubu ngubu abashiranye se kwava ku isi yose umuntu wese unkurikira kuri YouTube channel y'Urugendo TV ni musheri wanjye ndi kuvuga uw'umwihariko uri ubaye Entebbe umwihariko se wamenye gute ngo nawe nakweretse ndarose ubu sinduseye uriya ubaye Entebbe y'Ubugande aho ushobora kuba wabatuma bakajya n'ababibujumbura bose dore ko bakorera mu Rwanda hose no mu bihugu duturanye duhana imbibi nyine ubwo nibyo nshatse kuvuga bitwa Surprise Empire Rwanda rero mu birori navuze haruguru baragutumikira rwose by'umwihariko ndetse by'akarusho iyo baje kugutungura baza bakubyinira indirimbo baguhimbiye baza bakuririmbira indirimbo yawe babyina ndetse bakuzana impano zitandukanye ubwo harimo keke n'impano zimwe na zimwe uwabatumye abayohereje ikindi mu bantu baza babyina harimo na Nyags nawe ni umubyinnyi muri iyi kampani oya ntago iyi kampani Mansur sorry bashobora kuba babyina traditionnel ukina filime umukomedi asigaye abyina muri kampani ako ni ka bonus asigaye abyina muri kampani ubwo ngo kubyina ko biroroshye urumva nawe ari mu bantu baza kugutungura wabona azana ururabo cyangwa keke Nyags wazana ururabo cyangwa keke ariko by'umwihariko dore ko azi no kubyina ntabwo yabyinira ubuntu nka babajene nuko rero bitwa Surprise Empire Rwanda urabahamagara kuri nimero yabo ya telefone 0788318860 cyangwa ubandikire ku mbuga nkoranyambaga zabo TikTok, Instagram ni Surprise Empire Rwanda ndetse bafite na YouTube channel bashyiraho za video z'uwo bavuye gutungura kugira nawe urebe uko biba bimeze ubatume ubizi neza ibyo bagiye gukora bakorera hano i Remera ku muhanda uva Sonatube yerekeza mu Giporoso hagati ya Kifaruma ndetse n'ahahoze KFC ku nyubako irebana na Prince House neza cyane batume rero bakugerereyo neza cyane yego Nepo yego twinjira mu kiganiro nk'uko nabikubwiye ndifashisha poste yawe wa postinze ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka turimo njyewe njya gufata screenshot nayifashe saa 4:25 ndavuga ngo nzakubaza igihe tuzahurira cyane ko biba binagoye kugufatisha kubera imirimo buri muva utangiye kumbura nyiri umusore nimba umugabo uzansanga he uvuze gutyo ni utumaniye bakakera turi abapeta uburyo wanyereka umwana wa mukuru wawe ati yanyerekaga umwana wa mukuru we akanyereka n'uwa mushiki we ngo ngende umupapa ngo banabana none se abo ngabo abana ba mushiki wanjye n'abana ba famille yanjye abari abana banjye kibazo nuko wanyerekaga na mushiki wawe ngo umugore wawe hoya ntago nafata sister wanjye mwita umugore wanjye ahubwo sister wanjye noneho we abari wa muntu wa turi close cyane rimwe na rimwe abajya gusatira umugore muzanye ukambika mw'ubwoba nanjye nkagenda afite ubwoba ati ngo ndi kumwe waruzi ko nabyariye mu rugo hari ukuntu wari warampabuye naho ati ndi kumwe n'umuntu ufite umwana njye ntawe ngira hoya kandi ntaruza n'imyaka y'ubukure ubwo mukobwa baramufunze iwanyu imyaka y'ubukure abari ingahe iyo leta yagennye 32 iyo leta yagennye niba utayizi nyine ubwo urazubira mu bitabo nese kuvuga ngo nturuzi imyaka y'ubukure abona imyaka y'ubukuru uyiruta uyibonera he hari imvi ifite mu mutwe nazo hari abana bo mu bakire bazivukana nka kingi imvi arazigira kera bajyaga batubeshya ngo imvi ngo ufite imvi uri umwana ngo uba ugomba kuzaba umukire ariko nibyo none se ko zifite ubu ngubu mfite iki oya ni nubwo wenda ariko akundi umuntu avukana agahinda ubwo zishatse kuvuga iko no kuvugana agahinda ko makuru yakuze yumva wamara kuruka yabura ubwo ushatse kuvuga ko navukanye agahinda oya wavutse ufite amakuru ko umuntu ufite imvi aba mu mukire ariko wowe kubera ko byaje kurangira utazibonye icyizere cyagabanutse za mvi zabaye agahinda ntari bimunuza muri twe dusenga ntabwo dusubiza direct ahubwo turavuga ati by'inyifurije Imana igukubire kabiri oya aho ngaho utangiye kugira inzika bivugira aha ngaha abantu babyumve yego wariki kumbwira ngo poste yego narindi kukubwira ati ku iyo tariki warapostinze uravuga ati 89 by'abanyamakuru ba showbiz bataye ubunyamwuga bayoboka inzira yo kwandagaza ibyamamare bitewe ubwo handitse nabi hano ni bitewe n'ibisana ruzagayura muri bo ndetse
n'ubunyamwuga buke, ibaze guhamagara umuhanzi uri famous ngo aguhe 10k. Numvise umumanajya umwe ahamagara umunyamakuru aramubwira ntwikira andagaza runaka ndakugurira amayoga. Ubwo iyo ni imvugo ye yakoresheje. Journaliste yarishimye cyane. Imagine, be honest with your audience about what you know and what you still need to learn. Iyi post ndaza kuyifashisha mu bibazo byanjye ndi bukubaze. Icya mbere kiragira kiti nibyo koko mu itangazamakuru ryacu harimo igisa na ruzagayura, kuko numvise ruzagayura ngo ni inzara yigeze gutera ya ruzagayura. Aho rwose kugira uryo nashoboraga kuza nkirirwa iwawe ukabibika nkahaga umugangira amazi mu isafuriya nkahaga paka ndiye. Iyo ruzagayura koko turayifite nk'uko abanyamakuru wenda nuko uri kumbaza, ariko urukumbaza nanjye ndi umunyamakuru, ariko turaza gusaba ko kwese tuba abanyamakuru, tutaza kuba batumirwa n'umunyamakuru. Hano ndagira ngo nubwo hari ibyo wambajije nkabica ku ruhande, sinyobe ko nabiciye ku ruhande. Ariko impamvu nabiciye ku ruhande ni uko nzi ababikoze impamvu babikoze. Bashaka kurya baratamiye, ibyo birahagije. Ndagira ngo hano tuganire nk'abanyamakuru. Ntabwo uri umutumirwa, uri umunyamakuru ku munyamakuru. Ariko abanyamakuru siko vyatembera nta kibazo. Umunyamakuru siko vyatembera kandi nibyo juvuga ngo nk'umwinfluencer nta twemera kandi nibyo. Pastor Claude ukunda kuvuga ngo ikaze ngo influencer. Ibintu mwakore Pastor Claude turi buze kubigarukaho. Nibyo narindi kukubwira ati hano twe turamwemera, ibyo birahagije. Nta nubwo ari na ngombwa ngo atwemere dupfa kuba twariye kandi tutatandukiriye ku mategeko yacu. Icyambere no kudatandukira, wenda kutwemera ko azatwemera bitewe n'imbuto tumwerera. Yego. Aha nagira ngo umbaze uko ubyifuza nanjye nkubaze uko ubyifuza. Nibwo turi buze kubasha guhuza ikiganiro fresh. Yego. Nari nkubajije bwa mbere ati inzara udushinja koko uyidushinja mu buhe buryo koko turayifite? Abanyamakuru ba showbiz niko byanditse. Ni njye wayipostinze koko. Iyo ureba abanyamakuru uyu munsi, iyo uvuze ngo ngewe tuvuge dutashye ubukwe, urumva utashye ubukwe iyo uze mu bukwe avango ngende mu YouTube cyangwa se umunyamakuru ukora kuri YouTube, benshi bahita bumva ati hari uburyo bahita bagufatamo butiyubashye nk'umunyamakuru uvuza ngo nkore RBA nkorera ibinyamakuru bitandukanye. Ariko iyo yumvishe ngo nkora kuri YouTube ahita ajya usanga ariko n'umukire umwe uhora uhamagarwa n'umunyamakuru. Ariko si bose urahamagarwa n'umunyamakuru kuri YouTube. Ibaze kuba umunyamakuru yahamagara umuhanzi, agahamagara umuhanzi wowe ukimura umuhanzi, avuga ati none se nkuko nabonye ufite press conference ngo wanyoreje 10,000 ungatega nkaza muri press conference. 10,000 kamera urukumva icyo kintu saba faranga make cyane, ariko make mu bunyamwuga. Nubwo ngewe wenda ntabarizwa mu banyamakuru banditse muri RMC, ariko ngende umunyamakuru, urumva ntabwo bivuze ko abantu bose batari muri RMC bose atari abanyamakuru, urumva. Ariko iyo ugiye kureba muri editorial z'itangazamakuru, bivundi kirazira kuba inshuti n'umuntu uri muri ako kazi ukora. Nose niba ngiye mpamagara ukimubwira ngo mpibumbi 10 tindashonje ngurira icyo kunywa, ngurira fanta, ngurira inzoga bazindi, ndi kuri comptoir. Ubundi ubu kuri ubu abajene barwaye ijambo ndi kuri comptoir. Yego, uwo munyamakuru mu byukuri ni hazi inkuru kuri Okimu. Iyo nkuru azayikora gute? Okimu se nugirana ikibazo n'undi wowe Okimu umuhanzi, sibyo? Ugirana ikibazo n'undi muhanzi, wa muhanzi mwajyana ikibazo, nzakora inkuru nkuko bikwiye. Oya ndaguha 10,000 uvuga ibyo nshaka. Ngaho gibaza nibyo ngubu bisigaye biri tangazamakuru rya showbiz. Yego, nibyo ariko ntago ari bose, ni bamwe na bamwe. Ampisi turanabazi bamwe na bamwe. Tureke nibyo ngibyo. Ngiye nagiye muri press conference, wenda reka tunabivuga aha ngaha. Wenda ngiye nagiye muri press conference ya Israel Mbonyi. Press conference ya Israel Mbonyi yari yatumiye abanyamakuru batandukanye. Hari abayatumiye, hari n'abandi bagomba kwizana, urumva. Ariko ni press conference abonaga ko irimo abanyamakuru benshi n'aba content creator batandukanye, influencer batandukanye. Ukabona ko nyine baje bitabiriye iya press conference ye. Ariko wareba ugasanga buri munyamakuru cyangwa se waje gufatamo video, waje kugaragaza ko amushyigikiye, n'umuntu waje avuze ngo akanyenyeri amafaranga arimo ngana gute, aramba ngahe, ati se Mbonyi adukandira ngahe, aho kugira vuba wenda reka nkora inkuru yanjye neza ngende, urumva. Niyo ureba neza abanyamakuru benshi basohoye ibiganiro, abatarishyuwe ntabwo babisohoye. Hari ibyo wabonye waragisohoye? Twebwe twara nepo, reka nkubwire ukuntu twe dukora. Kwanza uranabizi nubwo ubutumye ngiye kubisubiramo. Twebwe press conference tuyizamo tuje mu kazi. Uwishyuwe
twebwe ntabwo tujya twishyuza. urahamagara Akenshi tubona invitation ivuga ati ejo muzaza ahangaha. Ntabwo- Tukakubaza ati irabera he kuza kubura ibize waduhaye uza kutuyobora. Tukaza tugakora ibintu byacu niba koko ujya unambona. Yego. Iyo nsoje mpita mvamo nk'iyi. ntabwo ujya guhamagara ati kangigira umuntu Njyewe aha ndi kubivugira uwo nahamagaye ati mpaye amafaranga. Yandike muri commentaire ngo ndi kubivuga. Joshua ntabwo ajya bitaba Joshua nde? Joshua y'abanyamakuru ngo yavuye muri press conference niwe muntu nzi Sindagira- abishyuriraho we ajya bishyura bivuge abantu babimenye. Press conference yose yabaye hano mu Rwanda umunyamakuru yateguye press conference umuntu wenyine utajya kwishyura press conference aha mu Rwanda nta wundi ni The Ben wenyine, abandi bose barabyishyura. Ni ukuvuga ngo Ariko nayo impamvu ngo atayishyura ngo hari abandi ngo bishyura ndabyumva babivuga nyenya numva bavuga ngo ati ni muri impamvu team ntayo babona muri team ngo hari abo muri team ibyo bya timu bivana aho ngaho ye timu team B. tuzibona timu B. oya simbizi Eh. ngiye mbarizwa muri timu zose Imana za timu ziba Mu makorari yose urumva ntabwo kureba rero uzasanga man biragoye no kuba wabona umunyamakuru uyu munsi dufite wo kuri YouTube ni umunyamakuru rimwe na rimwe ntabwo wakizana televiziyo zaoneye za televiziyo batigeze amakuru ya saa 2 y'amakuru ajya gucaho saa 2 ngiye namaze kuyasohora saa 8 z'amanywa. Rero biragoye ko uyu muntu azajya kumva ikiganiro nasohoye ajya kukirana no kuri televiziyo atamasabe ari kuri televiziyo. Ntabwo uvuze ko atari byiza, ni byiza ariko uyu munsi YouTube irimo irazamura iterambere tubifate nk'iterambere irongera tugiye kuba kari iterambere cyane. Byagaragara ko ureba amakuru kuri televiziyo yewe mu rugo atakoresha iterambere, ahubwo abantu kuri YouTube bari kwihuta cyane mu gutangaza amakuru abandi bose badatangaza. Ko niba televiziyo yasohora saa 2 ngiye nasohoye nibura amasaha ya saa 8 saa 9 gutyo, ayo masaha icyo nzi ko cyose abantu bazaba bamaze kura amakuru ntakazongera kuyasubiramo. None ikindi washyira iminota 2 ngiye nshyiraho isaha bivuze ngo ngiye namuha amakuru yose yuzuye atandukanye n'umunota umwe yabonye hehe kuri televiziyo. Rero ugasanga wabonye amakuru kuri YouTube ugasanga kumva ko ari umu YouTuber. Hari n'abantu benshi bumva ko abantu kuri YouTube ngo batize sibyo, akumva ko ari umuntu urazanga ibyo ngibyo mbifata nko kwibeshya kuko amashuri dufite menshi ariko barakemanga nibyo. Yego bayakemange nanjye nabikora nakemanga. Barahari badafite ngo ntarabo nibyo numvise mwarakoranye. Oya ndi kuvuga ko ari byo numvise ngo hari abagiye bagarukira mu wa 2 segonderi hari abataragize segonderi ariko iyo muganira niveau d'étude yiwe hari igihe uyikemanga cyangwa se ushobora no kumutega amatwi niveau d'étude yiwe ukayikemanga. Ibyo ngiye ntawe mbirenganyiriza. Icyo mba nshaka wowe kora ibyo ukora utanyuranyije n'amategeko. Bidakwiye ko umuntu utarize ntabwo uvuze ko adafite atanga ibitekerezo cyane rwose, ariko uzasanga kasiko ukunda guhostinga umuntu akahita amubaza ngo dore wa muntu utarize. Ariko nubwo aba umwe agatukisha bose ntabwo ari twese, bamwe bafite amashuri yabo abandi turakiga ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo. 2018 ari ikiganiro kigeze gukorerwa Kicukiro aho bitaha ku Bibati. Ni ikiganiro n'uyu munsi ushobora kiri mu mutwe wa The Ben icyo kiganiro kubera ko ni ikiganiro yaba ari The Ben se n'abo mu muryango we barakibonye ndetse kiza no gusohoka kuri YouTube channel ya hano mu Rwanda ya papa wa The Ben ariko ikiganiro kiriya kiganiro cyakozwe n'abantu batandukanye, yaba ari uwamuzanye bwa mbere yaba ari uwongeye kujya kumusubiza kumukoresha ikiganiro. Ariko mbwiza ukuri kuzana papa De Ben ukagaragaza ko nta bushobozi afite ngo yateranywe n'abantu runaka, iryo tangazamakuru rimeze gute? Niyo tangazamakuru se ry'umuntu wize nibyo bya bindi nakubwiraga. Ibyo ntaho bitandukanye na wa wundi mu by'ukuri wicara akavuga ngo natorotse nagiye aha n'aha nakoze ibi n'ibi kandi afite uburyo yangiraho kuko akanyibariza ati ibintu biri kuvugwa n'ibyo mbone kubitangaza mwihera uruhande rwanjye. Ibyo ntaho biba bitandukaniye n'ibyo ngibyo. Nibyo nakubwiraga ati akenshi ibi bintu abajene babikora bitewe n'igisa yaruzagayura wavugaga cyangwa se n'ibyo undi yamubwiye ati kora ibi ndaguha bya bihumbi 10. uri kumva igitero ibyo ngibyo. Ikindi ntekereza ko kujya kuzana umuntu gutyo njyewe aho kugira njye kumuzana mukire hano ntangire mvuga ati nta bushobozi afite muri duke mfite najya kumufasha narangiza nkajya kureba wa mwana we namwira ati kuki watereranye papa wawe
ko ari umubyeyi wawe niba ntacyo mupfa atwike gute nibyo nyine nakubwiraga za bino gutwika ibiki n'ibiki nibyo byatumye bino bintu rero ibyo ngibyo ibyo mpamvu nembigarutseho uzasanga nyine umuntu ukora itangazamakuru ajya usanga ibyo byarakozwe n'umuntu wizeye ndetse ikindi noneho ushobora kuba yita umunyamakuru abandi abita influencer rero nuzajya kureba uzasanga cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abazikurikira uyu munsi umuntu arafunga YouTube cyangwa se akabona inkuru kuri YouTube njyewe nasohoye ikiganiro Nepo wowe kwimo wasohoye ikiganiro wenda ni ikiganiro kiri gufasha umuntu kiri gusabira umuntu ubufasha akitandika muri comment ngo si ibintu nibyo byabaye se ngo cyangwa nukubeshya bivuze ngo hari ibintu yatangiye kwishyizamo mu mutwe we yumva ko abantu bose kuri YouTube ari abantu bakora amaprank ni inkuru z'impimbano wibaze kubona n'umuntu akora inkuru y'umuntu kugira runaka yapfuye bakavuga ngo uramwishe se ngo nibyo se koko uri kumwica ariho ariko wareba ugasanga impungenge agira nizo zirashoboka kuko nk'ejo nabonye post inzu n'umunyamakuru wo kuri Kiss FM arapostinga screenshot yafashe kuri TikTok abantu bafashe video ye ifoto ye bayishyira ku isanduku urumva bashyiraho rest in peace baravuga ngo wa munyamakuru ngo mwari muzi kuri radio ngo yapfuye ngo bitunguranye ubwo yarinde azatwara kumuvugaza kandi nawe yarabyipostinze ntekereza ko atari ikibazo n'umukobwa ukunda gukora mu kiganiro kimwe cya Austin cya nyuma cyitwa cya Austin kiba nyuma ya saa sita ngiye guhimba Sonia Rora wamupe namumenye Sonia Rora umwe kuri Kiss FM umuntu agakora video mara agakora post man ngo yapfuye ari ukubeshya abo bagiye babikora ni benshi ba Brian nabonye bapostinga bande ni benshi cyane urumva nyine umuntu wabonye ibyo noneho akongera akabibona azizera gute wa muntu wo ku YouTube cyangwa se ukoresha imbuga nkoranyambaga kandi mu gihe uri kuba umuntu yapfuye mugahura mugatenga byagorana so hakorwa iki rero kugira ibintu bicike se cyangwa se urabona ntibyoroshye kuba byacika cyakorwa cyonyine kugira ngo wenda umunyamakuru agire ubunyamwuga muri we rimwe wenda si wawugira 100% ushobora kuba wenda hari akagusobwa birashoboka urumva ariko kugira ngo umunyamakuru kuri YouTube abantu bajye bamugirira icyizere cyangwa se bamwizereremo bizasaba byonyine kuba wa wundi nawe atanga nyine ikintu kigaragara ko bamwizera abanyamakuru bose ntabwo ariko batangaza inkuru z'ukuri uko umuntu araza akicara hano akavuga ibintu kuvuga ibintu birashoboka agahimba icyatuma areba kugira ngo akore attention y'abantu agashyira kuri thumbnail umuntu yapfuye ukabona bakubisone ko yapfuye ati bamufunze ngo gutabare ngo wagubanya umukadageza avuga ngo hari umunyamakuru ageze akoresha ikiganiro Bwiza aramubwira ngo Bwiza ngo wagubanya Knowless ati wamugubanya ngo ariko ajya bakubita amahane ngo nese Bwiza ngo wafata Knowless ukamugubanya ngaho ibaza icyo kintu man ni mu byukuri ibaze nk'umuntu nyine ibaze nk'abakunzi ba Knowless ariko bari kumubaza ngo Bwiza ngo wafata ngo wagubanya Knowless umunyamane wagubanya Knowless ibaze urumva rero aha ngaha uzasanga nyine umunyamakuru rimwe na rimwe hari abakora itangazamakuru kugira ngo babeho barye banywe hari n'abakora itangazamakuru kugira ngo babone amafaranga babone ubushobozi ariko bwa bushobozi bunyuze mu mucyo nibyo kuba wenda washakamo imibereho nibyo ni byiza gukora ko nakazi ariko ako kazi abanyarwanda bakunda kuvuga ngo amafaranga y'umuvumo ntacyo akumarira icyo gusigira gusa nagahinda no gusaza nabi rero uyu munsi ntabwo turi gukora itangazamakuru kugira ngo tuzasaze nabi turi gukora itangazamakuru kugira ngo twebwe tuzasaze bavuga ngo niba ufashe moto cyangwa imodoka uje hano kuri Nziza View Hotel niba ngize hano kuri Nziza View Hotel ukahita uvuga ngo hano ni kwa runaka atayakoraga iki yari umunyamakuru urumva ukuntu byari byiza n'ubu ngubu ugiye Kabeza hari ahantu ushika ubwira ngo hano ngo ni kwa Jean Pierre Kagabo kubera iki ni umugabo nyine ni umunyamakuru bazi ubunyangamugayo bazi ko inkuru atangaje yose ni inkuru nyine nziza y'ukuri ibaze uciye hano bakakubwira ati dore hano ni kuri wa munyamakuru wabajije Bwiza ati wagubanya Knowless wamugubanya ariko bafata Knowless ukamugubanya ibaze man uyu munyamakuru uyu mu manager ninde wavuze wahamagaye umunyamakuru ngo amuha 10,000 uwo munyamakuru yahamagaye ni sinzijyana rimwe nkuri ikiganiro kivuga ku muntu muvuga nabi yego wenda nareka kumvuga izina rye ariko ibyo nawe urabizi urabuye byumva byose
ariko nanjye aro bahamagara turi kumwe si umwumva se ati gubanya uyu nguyu ndaguhe none se ngo wabibonye ngo oya ibaze Imana ibaze kuba wagubanya Knowless ako karozi bavu kamubyo ngo none se bwiza ngo Knowless wamufata ukamugubanya nyumvira mwana ariko ese uko kumugubanya bavuga nukugira oya abanyarwanda bari kubyumva nyine arukuntu umuntu avuga ngo yamugubanya yamugubanya urumva so icyakorwa n'igiki kugira ibintu bihagarare icyo cyambere cyangwa se byarenze ihaniro nta cyaba kigikoze icyashoboka cyonyine nuko buri munyamakuru wese akwiriye kugira ubumuntu muri we mbere yuko ashaka amafaranga agiye gushaka no kubanza kugira ubumuntu muri we niba ngewe wankoraho ikiganiro nkararandira sibyo kuki ngewe none nakirengagiza kuba wowe Okim nakoraho ikiganiro nkumva ko wowe ntacyo bigutwaye mu gihe ngewe ukinkozeho ujya ubona abantu rimwe na rimwe ukabona abakoresha imbuga nkoranyambaga abantu bakora ibiganiro bagasakuza cyane ati bashaka kunyangisha abantu ati bashaka kumfungisha ariko we wareba ibiganiro ahora akora ni ibiganiro bibaga ugasanga yabazi nukumva nibyo biganiro bye ariko kuko we byandi byanyarwanda bavanga agahwa kari ku wundi karahandurika mu gihe we urumva kujya gukora ikiganiro kuri Okim yagiye kugikoraho yinjira no ku buzukuru biwanyu ariko we noneho wavuga kuri we ku giti akayitarira rimwe na rimwe akumva ngo uramwishe ngo wamwishe uhagaze ngo yamwishe urubozo nibyo akenshi nibyo umuvugizi wa RIB yageze abigarukaho yageze atanga ikiganiro avuga ngo buri mbeba ifatirwaho inyura buriya niba ukora inkuru zikuvuga nabi uzivuga abantu nabi ubwo nibyo uzazira niba ukora inkuru nziza ngo nyine aho ngaho uzaba umeze neza nta kibazo uzagirana na leta ubwo ngubu iyo uganira n'abantu bakora inkuru za siporo uzasanga ni inkuru bakora zidafite amafaranga buri muntu ukora siporo inkuru za siporo nta mafaranga zigira ndabizi cyane cyane n'abakoresha kuri YouTube ushobora gusanga ngewe umuntu ukora inkuru zo kuri YouTube niyo mpamvu ubona ba Rigani niyo mpamvu ubona ba Faustin ba Lorenzo uzasanga gushyira ibiganiro byinshi cyane kuri YouTube ni bikeya umwanya munini bawumara ku mbuga nkoranyambaga zabo Instagram, TikTok, YouTube ariko YouTube gakeya cyane kubera ko YouTube nta muntu waza yicare hano uri kuvuga amasaha 3 uri kuvuga ngo ati Arsenal ejo bundi Liverpool yarayirushije oya izo hanze uri kuvuga mu cyongereza ashobora kuba bazireba ndi kuvuga hano ngo Sefu bamwirukanye muri Reyo ati Rayon Sport yazanye umwataka mwigeragezwa w'umuswa yego ariko uyu nuzaje wa undi ngasigacuza imyenda mu mujyi agacyayi acuza icyayi mu Nyamirambo buryo ntamuboye uze kubwira nkwereka kavido wamureye umwe w'umumodo umwe w'ibiguru ariko yasaga ngo n'aba bazungu bimwe bakora nabaye amaguru nawe ati noneho ikipe bita Reyo yisha amakipe urabona ameze nk'umukobwa se ntabwo yari ameze nk'umukobwa uretse ko ngo yari yaziritse umusatsi nka Virgil van ubundi yari ameze nka kera umukino utazi gukina yageraga mu ikipe afite jeze afite na godiyo n'umupira rumwe gode yadanje uramureba ariko none na barariye ariye bandi batoranaga kera ugahitamo wakinnyi mugiye kubana abawe iwe nyiri umupira bamwe babaga muri kumwe ntabwo bamburaga kandi ntabwo bamburaga hejuru uwo mukinnyi iyo yananirwaga bamwahitaga mutaha match yabaga irangiye yego ubundi yarangiraga ari uko match yarangiraga ari uko ananiwe urumva rero abantu cyane cyane bakora inkuru za siporo nubwo rimwe na rimwe uyu munsi gemo na radio menshi asigaye abirengaho usanga umuntu ukora inkuru ya siporo zizo nkuru za siporo agiye ku kibuga yagiye hehe abikora kubera urukundo akunda ako kazi ke akundamo siporo ubu ngubu ushobora kuba wazana reka tutange urugero n'umushuti wanjye Tistash mwarimu uriya musore umubajije ngo YouTube wakuye amafaranga angahe je no muzanye hano wasanga ari mu 500 kuri YouTube yinjije apana bamuhembye umuboss ashaka gushoramo akavuga ati reka mushoremo wenda amafaranga azayabona bikarangira nawe yabuze akahita kwirukana ariko we yinjije ku giti yakahita bihagarika ariko uzasanga kuri YouTube kubera ko bazi ko hari ubundi bushobozi bundi nubwo atari menshi nta mafaranga dufite ahubwo banayaduhe ahubwo turasabye gusaba si mubi ikintu gusaba ni byiza bikaba byiza kurushaho iyo usabwa ugahabwa dusabe gusaba ngiye uzi gusaba mfata ko ari kubi ni ugusaba ntibaguhe niko gusaba kubi yewe uzasanga rero abo ngabo barabikunda bakora ibintu babikunze ikindi babikurikiyemo n'amaronko make ariko uzasanga no kuri YouTube man ibaze ko kuri YouTube umuntu aza akicara kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatatu no ku cyumweru ntajye gusenga aje kuvuga umuntu umwe
ariko kumanuka n'umunsi wo ku cyumweru akavuga ntajye dore tugeze mu rugo kwa Jihad aha muri kubona ni mu rugo kwa Jihad hano yari atuye hari uwo noneho nabajije ngo hari uwo nagiye kubona kuri titireti mama wa Jihad ararize njya kumushaka na papa we naramubonye nabonye bamuvuga ko barabeshye nabonye bafata professor bya bindi wavugaga mu by'ukuri nk'umuntu ujya kuvuga ati mama wuyu ase abantu babaye gute mwana ibaze ko nabonye Jihad wenda niba atari ibanga Jihad agira papa we baza njyewe ngo ngira papa wanjye oya ndi kubaza wowe wenda kuzi baza njye oya reka wenda kuzi Jihad agira papa we ntago ndi umuvugizi oya ndi kukubaza nyine ntabwo mbizi muzamubaze njyewe mbaza ibyanjye wabuze ngo ntabwo ujye uvuga umuntu mbaza ibyanjye basi se oya na mama wenda muzi mama wa Jihad wenda muzi ariko kubona umuntu akora ikiganiro nka kiriya burasa ukumusesereza niba wenda ariho cyangwa atariho ntago nabikunze habe na gato kuko mu by'ukuri umuntu wakoze ibyo bintu ntago afite amakuru y'uwo muntu yewe nta nawe yabajije ntazi ngo birava he birajyayo ukicara ukavuga ikintu nka kiriya njye mama nari ukumenasa umuntu ngibyo rero impamvu nanditse iriya post wenda turaza no kuyivaho iyo ureba abanyamakuru gutangaza inkuru sibyo uko umuntu agiye gutangaza inkuru uburyo inkuru urumva ubwo iyi nkuru ubwo nyine iyi nkuru uko inkuru ugiye kuyitangaza hari inkuru umuntu atangaza ukahita ubona ko iyo nkuru irimo akantu ukabibona ukabona ko harimo kubogama niba ngewe nza ngakora ikiganiro ku muhanzi hari ibintu maze iminsi mbona ngo turaza kubigarukaho ngo amatimu ngo timu Bruce ngo timu Ben ugasanga hari uburyo hari timu wagiyeho ariko mu by'ukuri nubwo ndi kuri timu Bruce ariko mfana de Ben ariko kubera ko Bruce ari we tuganira cyane mu buryo bwo bwishingizi niwe ndi kuvuga mu buryo buri financial bivuga uko simbizi ni urugero natangaga ariko mu mutima ufana de Ben bivuze ngo inkuru yose izashaka kuvuga nabi Bruce uzayihagarika ariko ivuga neza de Ben uzayishyigikira kubera iki kubera ko wa undi ari kuyishyigikira kubw'amaronko n'ibiki byose n'inzara yaruzagayura n'iki byose afite sibyo inzara abaye mu Rwanda se inzara ariko turanayifite oya abanyamakuru barashonje nayo ndashonje aho warebye kure si bose abanyamakuru icyo dukeneye kugira ngo inzara itwumve wenda reka mbivuge ndana muri kamera nyabune mwege mudukunde nta mafaranga dufite pe nayo mudukekera ntayo na gutyo ubona nsa ni kamera noneho nidubona mu nzira ntuzamenye oya na gutya physical uko tubona gutya dusa ni umugisha w'Imana ntayo wenda niba dufashe batugarura ama ad sibyo ni ukuri aho umwami yabukuye busikete nubwo ntazi wenda tuwe mu nzu ariko niho basi tubona yo kwishyura inzu turatakambye turingize turapfukamye mwatubabariye tukatuzana ama ad nk'ejo bundi mu myaka ishize nk'ideni ngezemo Landlord ako ad zihari nahita nawe utangiye gusabiriza kuri kamera uzabaze ntawe nsabye mfite abanjye njye inyuma ya kamera habira ati wampaye bibiri nyine uri kubasaba ariko inyuma ya kamera okay usaba nyuma ya kamera graph rero rwose wagowe hari igihe nicara ati wanyureje n'agacumi ko bimeze nabi oya ariko byo biremewe ariko niwe nsaba graph rero njye wongera ati naguvuga ngo ndi kuri kontwari graph rero ntabwo ubwira umuntu ngo ndi kuri kontwari gira mfite graph rero unamusabye amafaranga yo kunywa inzoga yagukupa ntazongere kukwitaba ntabwo uzinywa oya arakubwira ngo ntabwo uzinywa inzoga y'abantu barambwiye kuba ndazinywa ngo ndi idage ubwo none se siyo mpamvu nanjye wumva banyita idage yawe yansubiza ikibazo gusubiza icyawe ni ukuvuga ngo urabivuga ngo na King ari guseka avuga ati se abimeze bite King so harazimu simbizi ngiye ntago akamanyinya subira kupfa kurebaho sinya mpfa kurebaho nko mu kwezi icupa rimwe cyangwa abiri nshobora kuyanywa wumva wowe ushobora kuba no mu kwezi abandi imyaka iratobotse ariko nibituma batanyita idage kuko tudahurira mu bubari kuko tudahurira kuri izo kontwari ase kuki abantu bumva ko imyumvire y'umuntu ku giti cye ayihuza n'iy'abandi ntabwo nzi impamvu niba umwana agenda muri arena
akibyina indirimbo za Mbonyama inkweto zitamukwira bitwaye iki? uzanye amatiku Bitwaye iki? uzanye amatiku Kandi zo zimubereye. uriya mwana namubonye mu kiganiro ariko kuvuga ati twese turi abaprofeta Ariko uriya mwana abantu baramuvuze koko. Ariko nawe tubigarukeho. turaza kubigeraho tubaze dusoza icyo twari turi cyangwa ubwo twambutse twagisoza dukomerezeho. dukomereze Abandi barimo barabashima Imana. nibyo navugaga muri komantere ukajya barakora sigama twenda tubafashe. hari igihe nanone kubera bitewe n'ingingo Kuri ari umwana ariko ari umwana w'umutambyi mukuru. nanjye nahoze Nta Kimironko. nanjye nahoze ndi umwana w'umutambyi Oya. nako n'ubu ndi umwana w'umutambyi Uriya mwana rero ngagenda yambara agakweto. katamukwiriye Katamukwira. Yego. Akaza yiyambarira n'akajipo. Hari ukuntu kera abantu bo mu cyaro bambaraga inkweto ndende. Wari uri kuri outfit banza usoza outfit. Yiyambarira n'akajipo. Yambara akajipo. Kamwegereye. Kamwegereye. Kagaragaza imiterere ye. Yewe n'agapira. Umwana w'umurokore. Yewe. Turamushima. Yewe. Uramushimye? Umwana w'umurokore. Yambara akajipo. Ntabwo byemewe. Ngewe mfata ko sura si roho. Oya. Wumvishe icyo ndazi ishatse kuvuga? Ngewe mfata ko wowe nepo we ndi kubona. Wowe ntacyo mbwiye physical. Ahubwo nshobora kuba nareba umutima wa nepo. Ko turemwe mu ishusho y'Imana. Ako kantu uratuma njya kukavugaho kandi hari ukuntu njya ngatekereza. Comment zikahuranya ngese ngo mwana. Nta zina tujye tuvuga ariya, nta zina twavuze. Ngese n'umwana cyangwa n'umuntu mukuru. Ahubwo ikibazo cy'amatsiko mfite. Wabonye ari umwana cyangwa wabonye ari umuntu mukuru? Nje ariko ndamana tutanga mu myaka. Ubona umukuru ari ndari wowe. Jewe mukuru. Ngiye ko mfite umutwe munini. Ni mahire niba ari wowe. Yego. Uriya mukobwa okay nibwo uyu mutatu turi guseka. Uriya mukobwa ubona uburyo ibyo yakoreye ku mbuga nkoranyambaga. Ashobora kuzagira bishobora kumutera kuba yagera ahantu ari gusenga cyangwa akora ibindi bintu runaka bigatuma yirimita. Yajya kwisanzura. Arimo nko mu rusengero ari kubyina akavuga ati bakongera kumfata video ariko nawe tukareba kubera iki yagiye guhagarara imbere. Yego. Akava mu murongo. Ubwo abana nabonye siko byatuza. Ariko nawe akavidara akareba akavuga ati uyu muntu ari mu biki. Erega ntago niba ari uko wabibonaga wabonaga atari ko yabibonaga. Wishaka kumuvugira ibyo atavuze. Kandi mvuze ngo wabyashoboka. Ni ukuvuga ngo hariya ngiye mbona nta yacitse amabere nta. Uyu mwana wa ahubwo icyo nari nakibazaho. Kuki yavuye mu murongo akegera imbere aho agaragara fresh cya mbere. Cya kabiri ni ngombwa niba umuntu yibyiniye mujye commentaires zize zahuranya kuri. Ariko nawe ntabwo yarakwiye kwitwara kuri nk'umwana w'umushumba. Ariko se ni igiki uko bitwara? Ni igiki yakoze kidasanzwe. Ni igiki yakoze kidasanzwe. Umwana w'umushumba yambara akikwiza. Hari ntabwo yiyambuye ariko nabwo hari imyambarire y'umwana w'umushumba. Urumva niba ngenda umwana w'umushumba wa pasiteri runaka cyangwa se shehe runaka hari imbuto ngomba kwerera abana ayoboye. Abana n'ababyeyi bakandeberaho bakavuga ati ujye umera nk'umwana wa runaka. Ariko niba tubona umwana w'umushumba se ajya hariya yambaye utwenda tumuziritse amataye mu rusengero bamaze kuba nk'urusengero kuko bari kuri ntabwo hamaze kuba nk'urusengero ahubwo wenda hashobora kuba nk'urusengero bitewe n'ikiri gukorerwa ako kanya igikorwa kiri kuhabera ako kanya urumva naho kambara kuriya ariko nabonye natungwa no kubona ariko ikiganiro avuga ngo birase ngo aricyo bitwaye cyangwa niyo se tugezemo. Si so kuvuga ngo isi tugezemo wowe kuri wowe ushobora kubona ko ari icyo bitwaye ariko kuri we akumva ko ntacyo bitwaye. Wowe ubibona gute? Njyewe rero nubwo njya mbivuga nkabona umuntu ntabwo ari kubyumva neza. By the way ejo bundi nagiye gusenga mpurira n'umuntu ahantu ku rusengero ndi kwinjira mu rusengero nayo yinjiramo. Mana aratungurwa bya danje. Aratungurwa none se utunguwe n'iki? Ngo atunguwe no kuba mpari. Nawe ati no mu ijuru uzasanga nicayeyo naho uzatungurwa nk'uko nsanzwe. Kiyoza bagwa lift kabisa. Baho nyabere. Ariko gukora se bya kujyana mu ijuru. Nde? Ahubwo se niki nkura kitanjyana mu ijuru? Urugero. Ndi kukubaza muzatange muzahabwa. Njyewe? Niko ijambo ry'Imana nyine rivuga, araho ribivuga. Bituma njya kwitakasa. Bituma njya kwitaka ibyo gutanga muzahabwa. Njyewe nyangerageza duke mfite ku buryo sinaza ngo nduheho wowe nepo. Kuko utwo duke hari igihe mbona wowe udufite. Yego. Ahubwo nkaba nareba umuntu udafite utwo duke
ngafata twa duke mfite sintugaburemo 50 nkaba nafata nka 5 cyangwa 10 nka tureke umwana wa bishop wa runaka pastor runaka akore biri imbere y'abantu. Nibyo naringiye kukubwira impamvu nkubwiye ibi dore nashaka kukubwira guri njyewe ndi umuntu wakuriye mu rusengero ni umuntu wakuriye mu bantu mvuka mu bantu b'abanyamasengesho nubwo nta nubwo binatureba ariko nubwo bimwe na bimwe ahubwo tuzabimenyera ku mbuto zera. yego ariko niyo mpamvu ngiye kukubwira ati njyewe nakuze kanguhe by'urugero mama wanjye mbwira ko nk'umwana wanjye ngiye munyamasengesho yego hari uko utagomba kwitwara no utagomba kwambara nubwo naje kumunanira rimwe na rimwe kuko yambuzaga kwambara nkaza kubyambara ariko akabona ko nta kundi nibyo nakubwiraga ati yageze aho areba umutima imyambarire arayireka nakuze mbwirwa ko umwana w'umutambyi atagomba kwambara imyenda imwegereye kuriya imufasha nuko nguko ngiye bivuze ngo simbyemera 100%. Ariko nta kintu bintwaye sinanamucira n'urubanza. Ariko none urugero ari gutanga kwanda bakobwa n'uruhe oya hari abamurenze erega abakobwa turi kuvuga nagari bakobwa mu gisimeni turi kuvuga abakobwa mu rusengero umubyeyi wasengera niba uvuga abo mu rusengero ubwo nyine nubwo mba numva ngo burango ngo barakobwa mu rusengero burango nagari bose bamwe na bamwe ngo batanga ariko ngo harano wasengera abana bese gaho uzanyira ari mu kiganiro uzanyira ari mu kiganiro repo uriya bwana reka tureke kumutinda oya bone ko tumuvaho niba umuntu agaragaje imyitwarire itari myiza ni byiza ko umwandagariza ku mbuga nkoranyambaga ntago ari byiza kurya umuntu andika muri comment ngo ese uyu ni umwana cyangwa ni umuntu mukuru wacyuka amazi imyaka ye amramukura he ko bibarije hariho hafi se wenda n'urugero mwandikire uze commentaire nibuka commentaire uri kubona commentaire ziri kuri TikTok muri iyi minsi mukajya kubona Nepo postinze umugore we ati Nepo congratulations ariko izina ry'Imana uyu mugore ni mubi bro tekereza kubwira icyo kintu umuntu mwasezeranye ukajya kumva bamuvuze ngo kimakoze ubukwe ariko uyu mugore nta mugore umurimo cyangwa uyu mugore ni umukecuru ariko umukecuru se bitwaye iki ni urugero ndi gutanga niko bavuga ndi kuvuga commentaire ariko mugani nayibonye na boro postinze ejo bundi ati congratulations ari musore yitwa niba ari Peter banza ari Peter ariko ufite umugore mubi pe ngo ariko ngo congratulations Peter ariko izina ry'Imana uyu mugore ni mu agera ararebye wabonye se ari mubi oya ngiye mfata ko nta muntu mububaho kuko turemye mu ishusho y'Imana ngo azamureke ari umugabo w'igicumbi ubwo w'igicumbi ejo nabonaga ari kuvuga ukuntu agize abagore 7 noneho umunyamakuru wayikoze yaravuze ngo kuko mubizi umugabo yita ku mugore we uyu we noneho abitaho bose icyarimwe nta numwe atarutse aho hantu ari ibintu bikomeye cyane rero aho ngo nawe ngo nagatoranya kuko biragoye ko akonfirma umugore mwiza ufite umugore mwiza bavuga umugore wita ku rugo umugore ufite ubushobozi umugore ufite n'isura by'umutima byo ni Imana ibugena we ntabyo uzi ese Nepo kankubaza ikibazo cy'amatsiko ari ukugufata umugore mwiza urugero rwose nka Misi nyine umuntu mwiza kabisa tureba ku isura tureba physically tukavuga ati uyu muntu ni mwiza physically pe ariko umutima nyine yifite umutima utari boko uriho mukushi n'urugero no kuguha umugore ufite umutima mwiza pe nyine ubona ku buryo uzajya ugenda ubwira abantu uti mfite umugore pe ariko nyine physical ari aho ngaho sinshatse kurondogora wahita nk'umugore umeze nahita mufite umutima mwiza kuko abanjye bansura nabe bakamusura akabubaha uriya wa Entebbe se buriya ariko se umugore wa Entebbe uri kuvuga ari ukumugarura ni urugero rufatika ariko nabwo rushobora kunyuzwamo umurongo yesi nyambeshye none se sibyo yewe niba njye mu by'ukuri sinkunda umugore cyangwa se umukobwa wenda nshobora kuvuga umugore abantu bakumva ko nta bagore oya abakobwa yesi nakunda umukobwa utiyubaha umukobwa udafite ubwenge umukobwa udafite imbaraga zo gushaka gukora urumva rero abo nguwo burya umugore ufite umutima mwiza isa n'isa mwagera ku bintu byose kubera ko wa mugore wifuza ko musohokana muri hoteli runaka ukajyana he ku mazi Gisenyi hamwe ukunda kujya aho ngaho rero iyo usanga wa mukobwa ujya wumva ahora akeneye guspendinga
urumva amafaranga menshi cyane biroroha cyane kuba mwatandukana banamugutwara. ngewe apfa kuba Afite amafaranga ni kuri kuvuga yewe nuko utari kuri kamera ugize gutya. navuze atapfa kuba afite umutima mwiza Gutya se bihura n'umutima mwiza ntabwo ibyo nabibonaga. kereka niba ari kintu wabikoze Wese ubonye n'ababikora urumva nibyo navugaga shaka shuga mami sukari mama wese kumvisha voice note oya ayaje namushyize hanze. urugiye kunyumvisha Ugiye kumvisha voice note y'umuntu ari kumbwira ngo wanshakiye umugabo ngo mwiza ngo umeze gutya ngo ndi umugore. uwo ngo wabikubwiye se waneze ute we ameze ute wabikubwiye uretse ngwereka amafoto munyereke ndebe kuko niba mukwiye ahise uzava ko ngiye kumushyira hanze nzize aho nsare gushaka umugabo neze niba nshaka kuba we dore oya uretse filime dore sha ntabwo yitekerejeho birambuye ubwo yizeye iki none se ufite uyafite ayo nguyu kandi yafite we arayafite apu umugwereza oya ariko shaza ukozwe abasore ntimugikora ese ndi guhamba imbwa umva arati ikibazo twikomereze ibyo twabirenze ka nkubaza ibyo nakubazaga ndagira witekerezeho mbere yuko tujya ku kindi itekerezaho amasegonda abiri arashize wakifuriza mushiki wawe ko Imana yamuha umugabo uteye nk'uko uteye yaba agize amahirwe nukuri pe kujya biriseriye ibintu reka mbivuge ntanjye meze nka babandi muri ya televiziyo biriseriye ngewe yaba agize amahirwe. Hari ikintu mbona kitamwishimije se mushiki wanjye amifore ameze nkayo uzi impamvu mbikubwiye se ngewe ntabwo mbayeho hari umuntu n'umwe untunze ngewe mbayeho nitunze ngewe mbayeho nkora nkarya ku mafaranga nakoreye ngewe mbayeho nta muntu n'umwe uretse Imana yonyine ushobora kuvuga ngo nakumvuze ko nta bantu bamfasha nta bantu batuma mbaho ariko ntabwo mvuga ngo kugira ngo nje wowe gira ute nyohereza amafaranga kandi akanyenyeri cyangwa se amafaranga nkoresha ntabwo ariyo navunikiye niba navunikiye kuko niba nshobora kuva hano i Kigali nkajya gukora inkuru ya Nyagatare nkamarayo icyumweru ndi mu kazi amahirwe yabakuye ngewe kuva nabaho kuva narasoza segonderi urumva yego kano nyine nari nkazi ko bagakora nta na rimwe nzi kurya mbwiye umuntu ngwino rero ubwo yabagize amahirwe ni ukuvuga ngo nta muntu ahubwo nzakuraho umugore umeze nka mushiki wanjye. Mushiki wawe ufite mushiki wanjye ukwiye umugabo nkawe hoya kubabwe mugani wawe mushiki wawe we niba ameze nkawe ntuzongere disi mani ntabwo ndi perfect ngewe none se kujyana mushiki wawe nibibi buretse nkubwire buretse mbanze wumve ibyo nshatse kuvuga wikihuta ngewe uko niyizi singiye kwitaka ariko sindi n'umuntu mubi sindi perfect ariko sindi n'umuntu mubi sibyo ariko nibura abandi duhuje amaraso bose bo ni beza cyane ni abantu beza kundenza nanjye ubwanjye njyamanika amaboko nkibaza ati ngewe navuye he ku kimezo byagenze gute oya nta kuntu byagenze none se sister wanjye niba ashobora kuba atagutuka ngewe nshobora kugutuka ikintu kikanagutungura ukanibaza niba ari njye ubwo nshatse kukumvisha aho bitandukanira ariko hari turekana famiye siya nkunda kuganira na famiye yanjye oya nta wayigiyemo kuyijyamo kuvuga amazina uyu munsi dusigaye dufite igitsina gore cyangwa se abagore n'abakobwa mani bamaze kwisobanukirwa utazana ya miteto y'abasore kwa kundi umukobwa nyine washaka kumushikisha utuntu tw'amafuti azi kwikora amafaranga ye yitwara imodoka ye aba no mu nzu ye babianga se bafite amazu se yego barayafite ndetse meza cyane menshi kandi mutesi jori bianga nepo icyo kintu reka tukiveho ndagira ngo dukomeza ndagira urebe iyi video ni wewe wayipostingiye iyo ni nimero yawe uriho wegereze kamera na mikrofone yikurikiye
nepo wareba iyo video twayivugaho byinshi mu bukwe ariko babandi bo muri Kongo no babandi bakora abakongomani no ni Miki babandi bakora inkuru zo muri Kongo no ari hafi kurushinga nawe simbashaka ariko ndashaka kubaza nakurikije reka ndeke uko bagahenze n'umufitiye umunsi nzakwicarira kuko nawe ungeze hano wa mugore we ungeze hano ungeze hano uramuzi angeze hano ukora inkuru zo muri Kongo se ungeze hano Kireke irangire uri umugore uvuga ngo wageze iyo ujya wageze mu ijuru rito ese yarongera kuvuga ngwiki ningiye gusase none yadufatanyije na Marene ibaza naho umuntu ushaka kubwira abantu ngo nimukajye muri saro ngo ya Keza garukiraho ibya saro ya Keza byihorera kose wamutwikiye bigutwaye iki garukiraho birahari umunyarwandakazi mugenzi wacu Keza afite saro umunyarwandakazi uri umunyarwandakazi umunyarwandakazi nawe ni umunyarwanda kugeza ndi umunyarwandakazi ariko waruvuze ngo ni umunyarwandakazi mugenzi wacu ni bene wacu wenda sori niba namivuze nawe ariko ni bene wacu wavuze ati nkaba ndi umusore w'umunyarwandakazi urabibuka ariko nawe wagiye muri Mr Rwanda hajya wagiyeyo oya twakoraga izo nkuru icyo gihe yego ahubwo nahoze ndi umunyamideli ariko uri umumodo ngo bashaka kugira ute ni ukuvuga bivuge bashaka kujyana muri ya mico ikibazo cyawe nibyo ikibazo cyawe waretse imideli kubera ko bashaka kujyana muri ya mico wabaye injajwe hari umusore wundi mwakoranaga bimwe oya urumva kariyeri Emi yarambwiye ngo yaretse ngo uwo modo kubera ko ngo bashaka kumujyana muri ibyo bintu azabanye imico y'abandi bajere hano man yego ari iyabo iyi video wayipostinze wandikaho ati iyo ni caption yawe yego uyu mugore ndumva namuvuga icyambere kwandika gutya gare kumuzi yego icya kabiri mbere abaturanyi basabanaga umunyu none basigaye basenyana yego gare ko wagira ngo uyu mugore na Miki baraturanye ntabyo nzi Yego. ikindi aga na Miki ngo muri kubatera umutima mubi nanjye koko nanjye ushatse kubika imbehe yanjye waba uri kuntera umutima mubi bro uretse ko wenda tunabyinjiremo ntabwo ndibuze kumentioninga amazina y'abantu gusa amazina ndibuze kuba muri iki kiganiro ni izina rya Miki n'izina rya Aga kuko ni abantu bazwi ku mbuga nkoranyambaga abandi bashobora kuba batazwi ariko ku giti cyabo bazi ko bazi bakifashisha nabo ngabo turaza kubigeraho rero bafite n'ubwo ku itariki 31 z'ukwezi kunguko kwa mbere bazabatwerere ndetse bazajya mu bukwe bwabo Miki ni umuntu man umuntu wageze ku mbuga nkoranyambaga man nyine abo mu star mu gihe gito abantu rero ibintu bisa n'ibyanamutunguye ntabwo byamutunguye buri ugiye kumubaza wasanga amaze imyaka nk'icumi man yihiringa kuri ibintu ariko utaramumenya reka nkubwire nangiye kugira kwitangaho urugero ariko kanubwihorere urugero ubwo nayo ngiye gutanga navuze kanubwihorere komeza Miki ni wa muntu waje ku mbuga nkoranyambaga man abantu bashaka kumufata noneho bwa buzima yaberetse bashaka kuburengamo bakinjira mu kindi cyumba man badakwiriye kumenya niba Miki man niba Miki umara icyumweru bro umukuraho ibiganiro uvuga ngo Miki na mama we bro uzukora ikiganiro kuri mama ufunze uretse no kuba afunze ariko kuzana umuryango muri ibi bintu man gahoga byibazo uzukora ikiganiro ku muntu man akwibutsa ibyo wakoreye ngo wakoreye mama wawe atari nabyo cyangwa se ari byo warese tukava kuri ibyo bintu tukivugira bino tuvuye ku mugore se ngo wo muri Kongo twivugire bino kubera ko tugiye kuvuga natwe ntacyo twari turi kurusha uwakoze ibyo kuko twari turi kubimwibutsa oya ibyamwibutsaga ntabwo ari byo turi kuvuga urugero nk'ibyo ngo yakoreye mama we nubwo ntabyo nzi oya nibyo wamubeshyeraga niwe waramubeshyeraga niwe n'ukuri simbizi ntibinatureberega yego niba n'ukuri biramureba ahubwo twikomereze kuri video wa posting na poste video ivuga ngo iki ati era kuvuga ngo yavugaga ngo hari umugore umumereye nabi ngo ikindi ngo wivanga mu buzima bwe ngo ariko uwo mugore afite umugabo mwiza kandi ko umugabo we ni umugabo mwiza pe nta kibazo agira uranamuzi kumbe yitwa ariko sinamuvuga umugabo we nabamuhaye aba followers uyu mugabo we wivuga umugore umbwira umugabo we umugabo sinamuvugira iki kandi umugabo ataba muri ibi bintu uwo mugore kandi yavuga ko uwo mugore ngaba muri ibyo bintu yitwa nde se uwo mugore kandi sinamuvuga okay rero urumva we yagarutse muri ya video Miki agaruka avugamo abantu batandukanye akavuga ko hari umuntu avugamo umugabo w'uwo mugore urumva akavugamo n'uwo mugore ku giti cye ariko Miki abavuga ko uwo mugore yamwizeye kera akaza kuba inshuti ye
akaza kugira ute akaza gushaka bwa bushuti yamuhaye gushaka gusenyesha we amuvuga nabi simbizi wenda ntabwo ari gusenya urugo buriya wenda ashobora kuba ari ibibazo bandi bagiranye kandi tugasanga nabonye abantu bari kugitanya bari gufata bagashyiraho umubyeyi di Mikisi yajyana ikibazo na nura mubyeyi uhe ubu ni umubyeyi se bari gushyira ifoto ya Scovia hasi oya wese Miki yajyana ikibazo na Scovia ese ko numva nawe wanditse yavuze ngo hari umugore twagiranye ikibazo ngo wowe umuri gukora inkuru zo he zo muri Kongo abantu abanye bafata video ya Miki bakashyiraho na Scovia nta kibazo yagira ahubwo ikibazo nibaza Scovia ni wenyine ukora inkuru zo muri Kongo uzibanga bazikora hari mu bameri yavuze umugore Scovia niwe tuzi cyane undi ninde undi ninde hari Scovia akatureba undi byansaba kujya kumushaka mushake mutubwire kuko Miki ntabwo yajyana ikibazo na Scovia ntibibaho ubwo byagenze gute harya ntuzi yagiye ninde singira ngo sijya gukora inkuru zo muri Kongo Sandrine se ngeze Sandrine akora inkuru zisanzwe nigeze kumva abantu bavuga hari undi uzi se content nuwo nzi nkamenyana nuze kuko ejo bundi nasuye chaîne yiwe mbona asigaye akora ibintu byo muri Kongo undi nindera undi mugore waba uvuga ibintu byo muri Kongo reka wenda reka ibyo tubyihorere reka nkwihere urugero abantu barumva ibyo dushatse kuvuga ngewe reka mbe Miki wowe ubu uwo mugore uwuhe Scovia oya Scovia kugeza ngo muzana muri ibyo bintu n'undi mugore Scovia azubwajya uwo yavugaga tutazi undi mugore uwo yavugaga tutazi ngewe Miki kakuganiriza ndetse ukaba n'inshuti y'umuryango ariko nanone se nabo mugore oya buretse oya warungize umugore n'urugero vuga King wenda umugore King igiyeho umva nyine ngewe mfite urugo ndakaza kuvuga amazina y'umuntu ngewe mfite urugo mfite umugore ngewe mfite umugore ngewe ndi umugabo w'uru mu rugo ngewe nkagira inshuti y'umuryango umuryango wanjye urumva inshuti y'umuryango wanjye nyiganiriza ibintu byinshi rimwe na rimwe iyo nashwanye nawe twakiyunga biturutse kuri wowe uko ubyumva ya nshuti y'umuryango rero hari igihe ishaka gufata bya bintu twaganiriye mu rugo kuko bavanga ibyabereye mu rugo bisigaramo igashaka kubisangiza uwo muntu abandi rero nkanjye ngira urugo ntabwo uzabyishimira kubera ko mu by'ukuri nari nzi kuri inshuti nsanga uri iki uri indyarya urumva usanga uri indyarya rero ushobora kuba wenda aribyo bishobora kubabaza nyiri urugo kubera ko undi we kwifata umunwa byaranze kubera ko ariko kazakora bikarangira abisangije abantu ntazakazi akora ni ukujya kuvuga ibyo byo mu ngo z'abantu nkwereke chat hano zana ndebe nihere ijisho n'ubundi ngo amaso ararya nkwereke chat shaka kwereka uyu ni Miki oya buretse hano akuvuga ngo iki ni umwana mubi cyane ni umwana mubi cyane izina nturisome munsi gusa urumva nabikora izina ariko uri kubibona ko ndimo ndabona uwo ari we ni izina ahita akubwira ngo nde ni umwana mubi cyane nabanje kugira ute kumubwira izina ry'uwo muntu none se ati ni umwana mubi cyane ko numva atakubaniye aravuga ati ni umwana mubi cyane uwo muntu rero nk'uko byagenze yaramwizeye ariko nanjye njya numva hari nanjye undi muntu nigeze mvuga ati numva bivugaho ati ntabwo ari boko ariko ngo umugabo we ngo ni imfura ariko nanjye njya mbona ari imfura niba kuko ari uwo wanditse kumva none ubwo utangiye gutoranya umuryango wowe niba utangiye kuvuga ko umwe ari gutonesha umwe oya none se uzi uwo ndi kuvuga se uri kuvuga nde ndi kuvuga uwo Miki yavugaga se ni uwo twavuze kuba mwese mu izina akavuga ngo ni uwo wanditse akavuga ati ni umwana agahita gusubiza ngo ni umwana uzi ko ugiye kwikorera ubukwe umeze neza n'umugabo wawe ibintu byararangiye mu rugo nta kibazo wenda ntazibana adakomanya amahembe nuko n'umwana asuzugura umubyeyi birashoboka hari n'igihe n'umubyeyi asuzugura umwana birashoboka ntabwo bivuze ko tugomba kuba ababyeyi gusa nabo bagomba kutwubaha basi batubyaye badusuzugura basuye ku isi kugira ngo batwubahe natwe tububahe rero birangana ariko umubyeyi we hari uburyo ugomba kumwubaha cyane uyaje n'uburyo yakwiriye kubaha umubyeyi ntabwo wamutuma ngo ushyiraho amaraso mu nkweto ntareke gutuma nyine bamutakariza uwo warambyaye ariko hari abana kera abana batunganaga n'ababyeyi kera ahubwo ariko ubundi wowe urankubita warambyaye
ari kubwira nyina ukibaza uyu mwana yavutse subiza ko byabaga se cyangwa ukumva akana nyina akabwira nabi warambyaye se rakazi njya mureba umuntu wakuraga ku birungo ngo njya mbona ushaka kuzanyica urumva rero ahangaha Miki yizeye abantu man yizeye abantu we na aga abantu kuko nakubwiye mu nkuru nakoze aravuga ngo muri post iravuga ngo abaturanyi Miki atuye Norvège. Okay. Scovia atuye he? Ndakubajije atuye. Urenze mu Gatsata komeza hirya. Za Karuruma. Urenze Karuruma. Kabuye. Niko njyanumva ariko ndago ndikuranga ibasiko bimbabarire. Urumva ni hatuye. Rero ubu nguwo nagarimo. Kandi koko hano wanditse ati nta kibazo agirana nawe. Hano wanditse uvuga uti abaturanyi kera basabaga umunyu. None ubu ngubu basigaye basenyana. Yego. Gare ko uwo mugore aturanye na Miki. Oya ni umuturanyi. Ni umuturanyi nyanjye nibyo. Umuturanyi we nako sindi buvuga izina nose kubivuga bitwaye. Oya ibyo zina byigumana ibyo by'amazina se amazina. Ariko baraturanye. Wowe uri Miki ko Miki yamwivugira. Umuturanyi ngo akurya kurundarunda. Impyisi iwanyu kurya kurundarunda niko bavuga. Uwo mugani. Oya baravuga ngo umuturanyi mubi. Impyisi iwanyu kurya kurundarunda. Uwo ni umugani umwe. Ariko ari nawo waruciye nabi. Ariko ntago tuvuze mu rugo. Nyine bavu impyisi yiwanye kurya kurunda. Iwacu nese ni mu nzu gusa. Uretse wumva. Nasi wacu ni bari Kacyiru abantu bose bakacyiru sabi wacu. Uyu mugani usesenguye umugani. Twarakuze turawusanga tuzawusiga n'abandi bazi bawusange bawusige wijya kuzana ubwenge bwinshi bwo gusesengura umugani utaci. Rose rugaju rigane kakasesengura kawunga. Kawunga se baragasesengura. Yaragasesenguye. Ngo gutse. Numvishire namubaza ngo wisesengura nko kusesengura kawunga. Kawunga. Yarabajinga kawunga ni keza ngiyo ukariye kugira imbaraga ngakawunga ngo gasonze neza ngakawunga burya ngo ni ibiryo ngo urya ngo umaze kurya umuceri ngo umuceri rero ngo urya nufata munsi sesengura kawunga ubu gasesenguye akawunga ibaze ko nawe rero gushaka gusesengura umugani utace baravuga impyisi iwanyu kurya kurundarunda cyangwa umuturanyi mubi arutwa n'ikigunda ngo umuturanyi mubi arutwa cyane n'ikigunda. Uzasanga rero iyo akenshi umugore wenda nakuvuga n'abagore ko sinabikora sinanabitinyuka umugore yabaye inshuti n'undi mugore bakamarana igihe kinini ntago barenza nibura umwaka niba abandi bamaranye umwanya munini umwaka ko ari munini cyane harabamarana banamwitsinda bategereje kuzagabana aba bana mwitsinda aho washira ariko ukirangira mukigabana biba birangiye hasohoka akishyira kuri statut ibyo shitani muragendana shitani ngo kikurako kiko mu ndani yako ahubwo se kibazo ahangaha nagize uwo mugore ubundi wanditse wowe ubwira Miki Miki reka nawe yesa confirma ko ari wowe usanzwe umuzi ute koko nyine wumva ibyo bintu ngiye nkora itangazamakuru ngewe nkora itangazamakuru ryo kuri murandasi rero iyo murandasi nanjye ndayikoresha rero rimwe na rimwe nshobora kumva amakuru cyangwa umuntu ashobora no kumpamagara akambwira ngo ko ntuye Nyamirambo ndi kubona Jihad atambutse hano cyakora yanyuraga kera ko none wenda tujya ndamushinyaguriye katambutse hano azamuka wabimenye ko ari kuzamuka ahubwo ati ntabimenye ariko iyo si inkuru ushobora no kumubwira ati njye ukimu yashwanye na sheri we kuko sheri we ndamuzi uramuzi se koko ni urugero se arakireba utabikatamo sheri wanjye arakireba nta sheri ngira niyo mahirwe mfite arakireba niyo mahirwe ushaka kumuha link niba unamuzi uramwihakanye ntabwo mwihakanye ntawe oya uramwihakanye vuga yego uramwihakanye si mwihakanye ahubwo ntawe okay oya kandi gushaka yego cyangwa oya uramufite niba hari ndamwihakanye oya ndikubaza uramufite indese sinamusobanuye ufite sheri ntawe ufite umukunzi se nta abakunzi bo ndabafite kuko aba bose badukurikira kuri Dynamic ni abakunzi banjye n'abakunzi bacu numva ko umukunzi bongira shaka ngira benshira rero gutyo umuntu ashaka kumamagara ashaka guhamagara amakuru ariko ngewe mu makuru nagiye mpabwa nagiye nganiza abantu bagiye bambwira ko hari uburyo uyu muryango wizeye undi muryango ariko wibeshyeho hari ukuntu umuntu umuganiza ubuzima bwawe ariko ntabwo ubwo yibeshye ku muryango wose kuko hari abo bamentioninze ari beza yavuze nyine uwo muryango umwe wizeye undi usanga
undi ntabwo bahuje. usanga ngo impyisi iwanyu kurya ikurundarunda. Nayivuze urumva arimo arajya kuvuga uyu nguyu Miki arajya kuvuga ntabwo ari kumufata video Miki arajya kumuvuga akamubwira ngo oya yongeye kuvuga se. Uribuka ari mu kiganiro Miki ku Isimbi akavuga ngo nintumira abantu sizatumira mwakora muri Kongo, urabyibuka? Kera bivuze mu kiganiro n'ubundi bivuze ngo nibazo bimaranye iki bimaze igihe. Irakora ikiganiro na Sabe aravuga ngo nintumira abantu mu bukwe bwanjye aho abantu bose ndabatumiye ariko abakora za nkuru zo muri Kongo simbatumiye. Erega bajya bavuga abantu bagendana ibikomere bya hatari, ariko rimwe na rimwe baterwa n'abandi kandi cyane cyane inshuti zabo. Inshuti buriya nushaka kugira inshuti uzagira inshuti yawe y'umukire gusa, kubera ko wenda niyo ufunzwe uvuga ko mwari muziranye. Murumuna wawe se ko mbona ari kumpamagara? Ari kuguhamagara? Fone yawe yazimye ahari. Nuko rero reka twambuke tuve kuri abo bantu. Icyiza ibi byose biba ari ibintu biri aho ngaho bidafite icyo bishobora kumara. Icyiza aho bahuriye babe inshuti bazongere bahahurire biyunge babane mu mahoro n'ibyo byiza. Mbere ko dusoza reka maze tugaruke kuri ikintu gitoya. Abantu bakurikira ibiganiro ndetse n'abari gukurikira iki ngiki, abantu kubera iki wenda kubaza kubera iki abantu ibiganiro wakoze byagufungisha byagushyira mu byago aribyo bandika comment nziza bamara gufungwa bakagenda. Hari umugani njye nkunda kuvuga, urumva? Sinzi niba narawihimbiye ariko nta kantu natekereje mbona numva kanjemo. Nkunda no kubyandika ahantu kenshi cyane. Buriya icyo kintu uvuze igisubizo cyiza buri wese akuremo icyo abishaka. Buriya iyo ibirori birangiye nyine kwa kundi ikirori kirangiye abashyitsi barataha buri gihe. Uzabicunge neza uko washimisha umushyitsi kose wakora iki, ibirori birangiye arataha ugasigara wowe urebana na bya bibazo abashyitsi baguteje. Uzi ko ikiganiro ukora cya kiganiro ukora ugataha ukaryama neza ukumva nta kibazo wakoze nta byaha wakoze, uzi ko batakireba ariko bituma urara udasinziriye barabireba kandi bakanakomeza. Nibyo nakubwiraga kuri inyuma, nibyo nakubwiraga ati ibirori birangiye abashyitsi barataha. None se biterwa n'iki? Iyo komanteri ashyizemo umuheruka ubwa yashyizemo ibibazo bikubayeho, kuki se abantu bashukana? Ntawagushutse. Uzi ko baba bashaka oya erega hari abantu nyamona oya n'ugushukana. Wowe barareba niba mvuze ibintu ukabishima njye ndi gutuka wowe ndimo ndakuvuga nabi akavuga ati ngo nepo ngurakoze nguvugiye ibintu ngo narimba imana y'igihe ati nabuze aho mbivugiye ngo tukuri inyuma kugeza imageragere bakireze. Nuko rero ejo uvuze amageragere nibuka ejo nakubonye ku rukiko muri za nkuru zawe wikundira gukora mbona by the way ngewe akazi k'umuntu ndagashima mani buriya ukora akazi ka fresh ndetse ka danger no ku muntu ugapinga sinzi icyo yabagamije ka fresh ndetse sana. Ngewe akazi k'umuntu ndagashima ariko bitanakuye no kukubwira ko wantunguye. Nagutunguye gute? Warantunguye mani se tuziranye turi inshuti warantunguye. Ntabwo twize hamwe tuva hamwe ariko waruserereza umuserereza muri ko wari umuswa se? Jewe mwishuri niho mvuga. Jewe mwishuri nari umuswa mwishuri bro. Abantu kwize ku kigo kimwe babyandike. Ngiye ku kigo nigagaho wenda si ukwivuga ibigo ku kigo nigagaho ni mu bantu bakoze amateka kuri icyo kigo meza. Noneho ngiye amateka yanjye ya danger. Yego nashoboraga kuba nananirana bakanyirukana tu weekend izo njye kuzibona Lamvezo ngiye naraziriye kuko segondere nize ku bigo bitandatu. Urumva nyine nawe ubwenge bwawe burakemanga. Ntabwo bukemanga kuko nta mwanya uri hejuru ya 5 nzi. Erega kubuza ubwenge ufite n'imyitwarire mibi ntabwo ntacyo bimaze. Kubera kugenda abantu bimuka ntabyo wimukamo. Nta wanyirukanye utanyumva. Wanyu bimutse 7. Bimutse segondere umuntu imyaka 7. Nose wimutse 3 gute? Wanyu si bimutse. Ahubwo mvuga ngo nari mfite akageso karane ukavaho. Ubwo nkanje aho nize. Ngiye muri primaire yose. Primary yose nayize ku kigo kimwe. Secondaire yiga ku bigo 2. Ku kigo kimwe n'ubundi. Aha ntabwo nabaye njyayo. Banyoherejeyo hindura ikigo njya ku cya kindi nshaka. Hose wibera cyose. Warushaga nk'abanyeshuri nka 5 wenda n'urugero. Ngiye ntago ari 5 bro. Nka 15.
ahubwo icyakoze ntakubeshya ngiye kuva natangira kwiga secondaire ntabwo nigeze imbere apana inyuma imbere ntabwo yigeze hajya abantu barenze 2 kandi nabo bahoraga bavuga ngo isaha n'isaha navaho. Ngewe imbere yanjye abantu benshi bahagiye ni 4 ariko nabo 4 wiga kubarenza ku bigo 6. nzi impamvu bahagiye ariko discipline zawe nawe turayumva inde tujye tuvugisha ukuri. oya abantu twize ku kigo kimwe nta muntu uzi ubwenge uhora uhindura ikigo azi ubwenge ariko nta discipline afite mumwirukane master niko yavugaga. nakubwiye ngo imbere yanjye abantu benshi bahagiye ni 4 kandi nabwo bahagiye rimwe kandi nabwo nzi impamvu inyuma yanjye kandebe batatu se buriya kanumve inyuma yanjye hari classe nigeze nigamo turi 28. Inyuma hari bangahe? Iyo classe nyigamo turi 28 inyuma yanjye hari 27. Wowe wa mbere se? Ngewe Brete ndazigira. Wowe wa mbere? Brete ndazifite nabo twiganye. Ku kihe kigo? Bazaze babivuge. Wize? Ngewe nize ku bigo bye. Nyine tubwira aho wabaye wa mbere ku kihe kigo? Aha. Secondaire bari yo mvuga. Oya aho wabaye wa mbere ku kihe kigo? Kabgayi. Ku kihe kigo nyine? Kabgayi gugiye. Ntabwo barampa amafaranga. So wakivuze ko ntabwo baranyishyura. Amaje mure ku mutungo. Nge mpiga narabishyuye nabo bazanyishyure kugira ngo mwana nabonye bajya kuvuga ngo ikigo ntabwo cyanyishyuye. Nanjye ariko nize ngiye cyanyishyuye kandi nge nakivuga. Ariko ngiye naracyishyuye njya kuhiga. Nanjye nakivuga ariko hano ntacyo mvuze. Abantu bayishyuye ariko ngiye nabavuga. Nanjye nabavuga. Wo mwari inshuti cyane ninde? Uwo twari inshuti cyane. Yari umugore? Yari umukobwa uteye neza. Yigishaga physique sha. Ukareba imiterere aho kureba amasomo. Oya ukuntu yankundaga kubera ukuntu nari nzi numvaga isomo. Naragukundaga. Kubera kumva isomo rye nk'umunyeshuri nyine. Numva isomo rye kuko isomo rye naravugaga cyane. Urumva wowe icyo gihe wigaga ufite n'indi mico itandukanye n'amasomo mu by'ukuri. Oya iyo mico uri gushaka kuvuga nta mwana wayizana kandi Kabgayi na Kandi unyongore mbwiye ngo umwana. Oya rore se kubura umwana byakubuza kureba umuntu ukabona ko ari mwiza. Yaho nigaga ngerekana isuriza aba padiri banyoboye padiri Sirasi padiri Silveri padiri Joseph ukunda Yesu ariko padiri Joseph ukunda Yesu ako kariko nushaka nugira ikirenzaho kariko amahane oya kariko gasobanura amahane yaragiraga ariko kuko ngewe nari nshinzwe imiryango katolika nyine mwe bakatolika mu kigo yaba ari ya miryango yose n'abakatolika yose uziba mu kigo. Uzi ikintu nashinzwe cya mbere mu kigo ni 2. Nigeze kuba kapiteni w'ikipe ni kimwe. Icya kabiri nabaye chef de classe icyumweru kimwe. Nabaye chef w'iki? Chef wa classe. Oya. Chef de classe. Chef de classe. Chef de classe. Ntabwo bavuga de ni do. Chef de classe. Ntabwo bavuga chef de classe. Urashaka ko ari byo mvuga. Ariko mu Gifaransa nzi gikeya ndabivuga uko. Nzo baramwajije ngo. Banza wumve. Ngo by the way ngo yisobanure ngo kuri buri jambo. Aravuga ngo bye. Iryo jambo baryita bye. Ati ni inyuguti yitwa gutyo. Uravuga ngo noneho se by the way nyine yose mu magambo arambuye. Ngo harimo ibintu byo kuvoma. Ariko uwo mugabo Nzovu ajya buri kintu abajya buri gitekerezo ku kintu. Yego nari nibyo ahangaha rero ibi byose biturutse kukubwira ati mu nkuru zawe ndeba cyangwa se ibiki n'ibiki. Yego. Ni fresh ziba zimeze neza ibyo ni n'indabo zawe naguha bidakuye ko wantunguye. Ikindi narindi kuvuga ku nkuru nabonye ejo wakoze y'umumeri wishe umwana w'umuturanyi i Nyamata yitwa Olive. Yego ejo nakubonye ku rukiko wagiye urukiko rukuru rwa Gasabo wagiye mu rubanza rwiwe. Ikibazo cya mbere nibaza uriya mumera ahantu hose ko bayisekera nkaho nta kintu. Urumva nkaho nta kintu yakoze. Urumva mu by'ukuri abantu bose bagira kata zabo zo kunyura mbere y'umucamanza. Sibyo hari n'izo kata ushaka kugizita kata ariko mu by'ukuri ari uburwayi. Bashobora kuba wenda ngewe najya imbere y'umucamanza nkarira ngahita nzana amarira kugira ngo wenda numve ko ari uburyo bwo kuba yatuma ashyiramo inyoroshyo ariko mu by'ukuri mari ukwibwira ntabwo byapfa gukunda. Hari n'undi ugera imbere y'umucamanza akigira umurwayi. Hari n'undi ugera imbere y'umucamanza akifata. Uyu mugore rero we ko uyu mugore buryo yishyuye umwana yuganira na mama we avuga ko yafashe umwana amukata bimwe mu bice by'imyanya y'ibanga
ku gitsina gabo urabizi arabyemera se basi hoya niko basanze ngo bimeze niko babonye ngo umurambo umeze niko bavuga imyanya y'ibanga ku gitsina gabo uri kubyumva ariko ngo turuze kubisobanura turi kubwira abantu batureba ni bakuru ubugabo ni urugero imwe mu myanya y'ibanga igize igitsina gabo akuraho ati ikindi noneho ni umwana ngo basanze ku mafoto ngo bamuteye ibyuma mu mbavu urumva umwana w'imyaka 3 kumukorera ibyo bintu byonyine ahubwo nayo maraso atakugenzemo niba kuko warabikoze utangire kujya useka nawe byaba ari ikibazo kubera ko roho y'umuntu igukoresha ibintu utakora uzarebe burya umuntu wese wishe undi wenda ushobora kuba wamara imyaka nk'icumi cyangwa 20 wenda runaka wumva nyine wenda cyangwa waragihaniwe ugataha ugirute ariko mu by'ukuri nyine wowe roho y'umuntu ntabwo yabura kuba hari uburyo nyine igushinja ikintu ushaka guhura n'umuntu ukabona asa na wa wundi wishe ushaka guhura n'umuntu ukavuga ati uraho nuko ari nakamwe nagize gute uwo ngo nyine ntabwo uyu mugore rero we yageze ku rukiko ubwa mbere agera ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata yaje abona barimo baramufirima aravuga ngo mumfirime nyine ngo simunyishyura se ngo nabaye umustar ngo mumfate akaza abona kubyina mu gihe abandi noneho basohokanye muri iyo modoka barimo barasohoka bafite agahinda ubona bashaka no kurira urumva ariko we noneho arimo arasohoka abyina uyu mugore rero nabonye mbona menshi bigaruka avuga ati shoko hari uburyo yakoresha kugira ngo agaragaze ko yari afite ikibazo mu mutwe ibyo yakoze byose abikoreshejwe n'ikibazo yari afite cyo mu mutwe ibyo birashoboka mushaka gukora ibintu kubera ikibazo afite kikamukoresha ibindi runaka ariko noneho bapimye bagasanga cya kibazo wakizanye nyuma y'uko wa muntu mwica cya kiraguhama ntabwo ugendera ahubwo jya mwigororero ukajya wivuza utaha he mwigororero mu nkuta urumva uyu mugore we rero abantu benshi nagiye mbona bigarukaho ngo ushaka kwenda ari ubundi bugere gukoresha ibi ngibi bizemezwa na muganga uzamupima umucamanza nawe ntawe ubasha afite kuba yaba yamupima avuga turarwaye cyangwa iki nk'umucamanza amubwira ati garuka usinye hano urubanza turarusubitse tubwimura ku 15 aravuga ngo ntabyo nsinya ngiye sindasinya ibi ati ngiye ndi hano ati ko ndi kubona undi mu nzu nziza ati nzi ko muri ari nziza hano hageze gute bivuze ngo uyu muntu hari ihungabana yahuye naryo niba ko yahuye naryo cyangwa ni ihungabana yashatse kurema mu mutwe we niba atabifite ariko niba yari afite icyo kibazo bivuze ngo uyu mugore yaba ari trick ari gukoresha kugira ngo agaragaze ko ibyo yakoze byose niba yarabikoze koko yabikoreshejwe n'ihungabana afite ariko nabwo niba ari ihungabana amaranye igihe bamujyana kwa muganga akivuza aho kugira ngo bamujyane he mwigororero nuko impamvu rero nari nkubajije kino kibazo nuko nyine nabonye abantu benshi bagarutseho aho gati umuntu uba wisekera umuntu umeze gutya ibyo yakoze wenda ntacyo ntibifite icyo bimubwiye cyangwa se we nkuko bivuze ari trick ari gukoresha kuko buri muntu wese arabireba akavuga ati si uyu muntu ubuseka umuntu ubuvuga ibi umuntu ubumeze gutya niki kibimutera kandi yarakoze icyaha ndetse mfata ko cyaba nka ndenga kamere kuko kwica umwana ukamukata biriya ni ukumwica urubozo byonyine kwica umuntu ni icyaha byonyine niba wenda akuze kujya kwitaba uvuga ngo nanishe umuntu wenda tukiseke bishobora kumvikana kubera ko dosiye iravuga ngo kwica umuntu bidaturutse ku bushake ariko uzi kwica umuntu noneho hatongeyeho ngo bidaturutse ku bushake urumva aho ngaho ushobora kuba yanababarirwa kuko ntabwo yabishakaga nk'ubu ngubu ntwaye umuntu kuri moto ndi kugenda tugakora agisida akahita apfa ntabwo bavuga ngo nishe umuntu wenda mukuyeho nkamushyira imbere nkahita mugonga aho byakumvikana ko hamwishe ku bushake nepo kangushimire cyane kandi nizere ko n'ikindi gihe tuzaganira hari umuhungu wanjye hari umuhungu njya mfollowinga kuri TikTok wikoreraga content ati sikubwiye abantu banjye ntawe uzi Simba maze wabivuze ngo abantu banjye bari kugukunda baragukunda waje muri UCI ariko waje gushaka umukunzi ati akakubaza agahita agusubiriza n'ikibazo ndamukunda cyane uriya mujere hari n'akandi ari kubwira umugore ngo nicyo ufitemo hano ngura umogi afite aga content keza nkunda cyane n'ukunda rero kubwira abantu abantu banjye bagukunze maze muri kubabwira ibintu byiza bagukunze kuvuze se kubwira abantu banjye yego nibyo nanjye nari ngiye kuvuga nkawe ati abantu bacu bagukunze ko cyane ko hano ni mu rugo warahanyuze n'abandi benshi baranyuze barabizi ko nahakoze Icano twayitangiye kuri zero subscribers bro. Twatangiranye icano tuyifungura. Twayitangire Kicukiro. Onomo. Banoteri. Onomo.
kwa noteri twayitangiriye kwa Dukomereza Noteri Onomo. Kicukiro, dukomereza Onomo tujya za hoteli Teke, Hose tujya kabisa. za Rusizi Bugarama. turoga tujya mu Bugarama. Shaka kureba. Ako twaragiye mwana. Twaragakoze. None reba yabonye mbere yanjye sha. urakoze Ndamushimiye cyane Repo, n'ubu utarizere ko tuzaganira. Nshimire na buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro. Babwira ati nimwe ubu ni hano noneho ni hahandi umuntu aba akeneye umuntu. Yego. Yego, mukomeze muturebe kandi mudukunde. Murebe na Nepo ku Rugendo TV, mukunde n'ibyo akora, dore ko ari n'ibintu byiza cyane. Sikubwiye abantu banjye se? niko mbabwiye Maze abantu banjye bagukunze kubabwira ibintu byiza. Nyarudindira ati vuga ati senga Awo. Vuga ngo awo. Repo nagushimiye. Nyarudindira akavuga ngo maze dusengere ngo ya muri kamaze mvuge nimero yanjye ngo dusengere ngo 078 Wabwira umuntu gusenga igifu kiri. Repo nagushimiye cyane. asante sana wakili